bamwishe nabi, bamuciye amabere, bamutombaguye ibyuma. Ni ukwihangana, ariko mana urebye uyu mwana, tabara ubwoko bwawe papa, soguru we tabara, ubu nta mutekano dufite, uyu mwana bamwishe, ariko mana databuza tutabare ubwicanyi, urebe ukuntu tumeze, abakecuru twahagaze tumeze nabi. Twumvise ko yamukuyemo ijisho, twumvise ko yamukase ibere, twumva ko yamuteye ibyuma. Ni urupfu rw'agashinyaguro. Uko nabyumvise njyewe numvise atari umuntu umwe, ntabwo umuntu umwe yakabasha kwifasha umuntu ngo amwice bene aka kageni. Bamuciye amabere, ngo bamukata n'umutwe, ngo bamuca n'igitsina baranamusambanya. Urumva mbese ko hari ibintu biteye ubwoba binakabije. Ariko icyo nzi cyo Imana ikomezemo imbaraga. Ngiye ku bwanjye ntabwo nabishobora. Ni ibintu birenze ukwemera. Nkanjye nk'umubyeyi w'umwana wageze ku murambo, ku mubiri we, ukuntu bawugize, bawangije, bawononye. Ni ibintu bikomeye birenze ukwemera. Cyane n'urutoki rwa nyuma rebe rujyanye mu mwanya, bari babanje kumujyana, bamujyanye nyine abari gukora amasuku ari bo bajyanama b'ubuzima, bagenzi banjye b'abayobozi bari gukora amasuku hano mu nzu, babona urutoki rwe bari bahasize. Bakunzi ba Zabo TV, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza aho muherereye hose, haba mu majyaruguru y'igihugu, amajyepfo, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, mujyi wa Kigali nuko, ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Nizere rero ko mumeze neza aho muherereye hose mwese kandi mukomeje kugubwa neza. Nkuko bisanzwe rero musanzwe mudukurikira ku makuru agezweho ndetse n'ari kuvugwa muri rusange, n'ubundi rero nicyo kituzanye muri aka kanya. Rero nkuko n'ubundi duhora tubagenera ibyiza, ntitubura kubasaba namwe uruhare rwanyu mu bibakorerwa. Murabizi ko na leta y'u Rwanda iravuga ngo tugire uruhare mu bidukorerwa, nibyo. Ubwo rero natwe umusanzu wanyu turawukeneye, natwe uruhare rwanyu turarukeneye kugira ngo ejo n'ejo bundi bidukundire gukomeza kubaha ibyiza. Uti itafari ryanjye ni irihe? Urakanda subscribe, urakora share, urakora like, ndetse rwose unakore ubwo buryo kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Urumva ntabwo ari ibintu bigoye, niba wabashije gufungura internet ukareba ibyo tukugezaho, rwose gerageza, biroroshye. Umutima w'urukundo twese tuhurireho. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twanyarukiye mu karere ka Ngoma, ni mu ntara y'Iburasirazuba birumvikana, naho mu mudugudu wa Kamvumba, akagari ka Kinunga, umurenge wa Remera, mu karere ka Ngoma nk'uko nari mbigarutseho haruguru, ni mu ntara y'Iburasirazuba, naho humvikanye inkuru y'incamugongo. Inkuru y'incamugongo yatunguye abaturage bahatuye muri ibi bice, aho bwakeye mu gitondo bakumva umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17 witwa Dufitimana Ariete yaje kwicwa n'abagizi ba nabi bamusanze mu nzu, maze umubyeyi we nk'uko n'ubundi araza kubigarukaho, ngo ahagana saa 6 z'ijoro ngo yaje kumva urusaku, bityo aza gusohoka, ariko ageze hanze asanga inzu uyu nyakwigendera yararanagamo n'abavukanyi be cyangwa na bene nyina irarangaye. Asanze irangaye niko kujya kureba aho barara no kureba ko amatungo bararaga hamwe mu nzu imwe nayo ahari. Asanga amatungo arahari, asanga nabo barumuna be nta kibazo, ariko atungurwa no kubona ibice bya nyakwigendera byajombaguwe, ibice bimwe na bimwe by'umubiri bya nyakwigendera byajombaguwe ibyuma, ndetse banamuciye ibere. Ibyo agaragaza ko ari ibintu byamutunguye cyane, ndetse abona n'urupfu rw'indengakamere, bityo akavuga ko no kubisobanura yumva ari ikintu kimugoye cyane, nk'uko n'abaturanyi be barabigarukaho mu kanya mu magambo basobanuriye Zabo TV. Yewe natanze amakuru n'ubu ndakomeza natanye Imana gusa ndi gusanga imbaraga
nk'umubyeyi w'umwana zirenze ukwemera, kandi n'umudamu wanjye ndi kumusabira ndi hano ngaha aho ari hose Imana ikomeze imuhe imbaraga, nawe ahari kugera aho ari hose nawe ari hano, ari hano ariko Imana imuhe imbaraga. Muri make urupfu rwe natwe rwatubabaje, ruteye n'agahinda, rurababaje. Nawe ubibonye wasaba Imana ngo aguhe kwihangana. Mu magambo make cyangwa menshi akubiyemo byinshi, kuko natanze amakuru menshi, ibinyamakuru zahageze, murakomeza mu byumba no mu bindi binyamakuru, ariko icyo nzi cyo Imana ikomezemo imbaraga. Njye ku bwanjye ntabwo nabishobora, ni ibintu birenze ukwemera. Nkanjye nk'umubyeyi w'umwana wageze ku murambo, ku mubiri we, ukuntu bawugize, bawangije, bawunonye, ni ibintu bikomeye birenze ukwemera, birenze ukwemera. Amakuru yamenyekanye ate? Ni ibintu bikomeye. Muri make twaryamye, uwo mwana w'umukobwa nyine we yageze mu hano saa 12:30 z'umugoroba. Nta kibazo, ararya, yicara, aridagadura, areba nyine kuri taci ibyo areba nyine by'abana b'igihe b'abasore b'urubyiruko. Twe twigira mu nzu iki kureba televiziyo bisanzwe, n'abarumuna bafite murumuna bafite murumuna wiga mu wa 6 tugiye kurangiza pirimeri, afite n'uwo wiga mu wa 4 murumuna we pirimeri. Ubwo barara ku buriri butandukanye, umwana ni matore ebyiri zitandukanye, kwa gatarimo akayira nk'uko iyi nzu ubona twicayemo niyo bararamo. Iyi nzu ifite ibyumba 2, ariko hakabamo icyumba cy'amatungo, hakabamo n'icyumba bararamo, kugira bakomeze bumve amakuru y'umutekano w'amatungo, kugira bakomeze babibungabunge umutekano. Ariko mbafashe nk'umubyeyi, ntabwo ndyama ngo nsarame njye saa 7, inshingano z'ubuyobozi gusa, ndanabyuka nkamenya amakuru y'umutekano uko nshobojwe, nayamenya nkababwira ababishinzwe bakagira icyo bakora. Ubwo rero muri make iyo saa 7 twabyageze saa 7, kuko njye naryamye saa 4:20, ariko abo bana bo nabahunite batajya kuryama, byari nka saa 4 n'utunota dukeya. Ndavuga nti mujye kuryama ejo muzabashe kujya ku ishuri. Barankundira, ariko umwe mukuru yari amaze gufura akenda ko ajyana ku ishuri, ahita aza kukanika muri salo narindi, nsubiye mu nzu nyine. Ndamwana ntisubireyo ngo herekeze ndebe n'ibiri mu nzu. Ndaza ninjira hano mu nzu, ndareba, mbona nta kibazo gihari, kereka niba cyari gihari njye nakizi. Ubwo nahise nsubira mu nzu njya kwicara ngo ndebe televiziyo, nsoza naryamye nka saa 4:20. Nijya kuri turya nabwo ncuranga radiyo, ndiyumvira radiyo bisanzwe. Ubwo ngubwo saa 7 ubwo umugore ambwiye ati rero byo gusiga umuti, ndumva imitsi itamereye neza, amusiga umuti. Nangije kumusiga umuti wita pomade, arawuzi. Ndamwana ngo nyine n'imirimo bawirewemo cyangwa n'ibibazo z'umubiri zuriho, ndamusiga. Ndamwana ariko njye se ndongera kuryama none, reka mbanze njye hanze numvishe ibintu bisa nk'amajwi yanjye bimeze nk'ihene ntazi bizihebera kure. Njye numvaga ari iyo hene bararira batwaye, njye niko nabitekereje. Mpita nsohoka njya hanze, maze kumusiga uwo muti. Umudamu we akomeza araryama. Nigera hanze nahise mbona iyi nzu twicayemo irangaye. Ninjiyemo nsanga ihene irahari, ni ihene imwe, n'inkoko zirahari muri icyo cyumba nyine cy'amatungo. Birangiye nahise njya mu cyumba bararamo, nikigeramo nsanga n'ubwicanyi ndengakamere. Nta kintu nabanje kureba, nkinjira mu irembo ry'uyu muryango ubona, nabanje ndeba ba bana, mbona abo bariryamiye bisanzwe, nta n'ikibazo bafite, bariyoroshe bisanzwe, batiyoroshe n'umubiri wose, wenda kwa kudana bikondera ngo bahishe n'umutwe, bari biyoroshe nyine bisanzwe, ariko umutwe ugaragara ubona ari bazima. Nahise nyabuka iruhande aho mukuru wabo arara, nasanganiwe n'imivu y'amaraso, ni ibintu birenze ukwemera. Nta kindi nahise mbona, na ukuguru ko hariya, ukuboko hariya, ukuguru hariya, atambikije ibintu nk'ibyo, aryamye agaramye, ijosi rimeze gutya. Ibyo nagombaga gukora nabikoze. Muri ubutabazi bw'ibanze nk'uko tubuhugurirwa, wenda nubwo bitemewe guhita ukora icyo kintu, ariko njye nagikoze nk'umubyeyi, kwihangana byananiye.
nk'uko mbizi ko umurambo nyine utawegera cyangwa utagiye icyo gukora kuko kwihangana njye byananiye pe byananiye mpita mushyiraho agashoka nkora ibyo ngomba gukora mushyiraho agashoka mpita njya guhuruza urupfu rw'uwo mwana ni uko rumeze ni uko rwagenze ni ibintu birenze ukwemera no kubyakira ntabwo ari njye ntabwo ari nanjye uri kuvuga ahubwo umwuka urimo imbere muri njye iki ni ikibiri uri kuragira kuvuga niwo ni Imana iri kumpa imbaraga zo kubivuga kuko nazi bisabye nyimara kubona urwo rupfu rwe maze no kumushyira ku gashoka nasenze iminota nk'itatu nsenga mu isengesho ryo mu mwuka ndabane Mana umuntu wakoze iki kintu n'abakigezemo uruhare bose Mana bakurikirana wowe ufite ubutabera burenze ubw'isi aba bantu bafatwe ababigizemo uruhare bose Mana ukoresheje abantu kuko Imana ikoresha abantu nawe ikoresha ibiti ikoresha leta y'ubumwe ikora iperereza ryayo ishinzwe kuko ifite iperereza kuturusha bari kumwe n'Imana ndizera ko bari bufatwe nibamara gufatwa bazabazane ahakoreye icyaha nubwo leta y'ubumwe yakoreye icyaha cy'urupfu bakanakwishwe bagapfa bakava bagajya aho bashyize nyakwigendera bamubujije ubuzima bamubujije kubaho ejo hazaza ndumva aricyo cyifuzo nk'umubyeyi w'umwana murakoze yitwaga nde yari mu kigero cy'imyaka afite imyaka 17 yitwa Mfitimana Arieta niyo mazina ye mu buzima busanzwe yakoraga iki umubyeyi w'uyu nyakwigendera Ariete yagerageje gusobanura muri makeya ubuzima nuko uyu nyakwigendera yarabayeho yavuze ko mu by'ukuri ishuri yari amaze iminsi ryaramunaniye aho ngo yize amashuri abanza ashyiraho n'abiri ya segonderi ariko yigaga mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 9 ubwo ngo yagarukiye mu wa kabiri segonderi aho ngo yizemo igihembwe kimwe aza kujya i Kigali gushaka ubuzima agarutse asaba imbabazi ababyeyi kuko yari yaragiye atababwiye ariko agaruka afite igitekerezo cyo kwikorera nk'uko n'ubundi ngo yari yarasabye kwiga imyuga akayinyuramo avuye kwiga imyuga arajya gukora muri alimentation iyo myuga yo gusuka yize ntabwo ariyo yakoraga ahubwo yari yaramaze gushinga alimentation afatanyije n'umuntu ngo yavuze nyuma hanyuma amaze gukora iyo alimentation ngo nibwo mu kwezi kumwe kwari gushize gusa bahise bamwambura ubuzima uyu mubyeyi aragaruka no kubo akeka ndetse n'ibindi bitandukanye yaba atekereza ko byaba byabaye intandaro yo kugira ngo uyu nyakwigendera Ariete bamwambure ubuzima nk'uko abihurizaho n'abaturanyi be bose bavuga ko ari inkuru yababaje ndetse yabaciyemo igikuba muri rusange mu buzima busanzwe yari umwana warurangije ayo mashuri nabo babwiraga kwiga yari yarabihagaritse abihagarika avuga ati ngiye ni mu mata no kujyamo nzana ritoroka yize wa gatandatu arawurangiza yiga ano mashuri abanza yiga ibihembwe agarukira mu wa 2 na 4 ubwo yizemo igihembwe kimwe gusa ati ni mu mata nzaritoroka ndivemo amaze nk'ababyeyi twara amaji urumva akoreke ati ngewe sinshagora nkubitwe inkoni nyine tukamwantiye umubyeyi abana nyine bana n'ababyeyi nkatwe bajye baguhana uzirinda amakosa ati ngiye ni mu mata nzanarireka nditoroke turamaze urifuza iki ko turi ababyeyi bawe urifuza iki ko tugukorera iki avuga ati ngiye munshakira imyuga urumva akora iki wakiga iwowe mwuga kudoda gukanika kubaka tumubaza twe nk'ababyeyi ngiye nziga ibyo gusuka yararangije yaranabirangije agakora uturaka dusanzwe ariko nta kazi nyirizina yari afite ubwo nyuma yaho yari yarashinze hano alimentation iyi nzu ubona nini tubamo turaramo wabonye kwirembo ko ari ziriya miryango ntiyange noneho akaba ari umuryango wajyanye n'inzu turaramo mwayibonye yicayemo abantu iriya nzu niyo yakoreragamo aratubwira turi papayi na mamayi nabonye umuntu tuzafatanya gucuruza tamaze se ninde aramuduhisha avuga amagambo make ntabwo yagiraga amagambo menshi aramuduhisha tamwa watubwije kuri uwo muntu nimba ari n'umukobwa nimba ari n'umuhungu nta kibazo tubwira uwo ari we araceceka
mwatanya njyewe hari udufaranga nikorereye dukeya tuzahuza dukore karimatasiyo ariko nyuma yaho yari yaraducitse yaragiye ngo gukora akazi ka karimatasiyo yari agiye ngo gukora i Kigali agarutse aza asaba imbabazi turamubarira nk'ababyeyi turamubwira ati ese wabagahe ntukajya ukora ikosa ryo kugenda utavuze rwose ndihariye ntabwo nzongera ariko nakoraga karimatasiyo numva aribyo nakikorera ntiwaretse uriya muryango twe nk'ababyeyi tukazagushakira igishoro ukazakora ibyo wize byo gusuka ngo ngo ngewe papa ibyo gusuka nubwo nabyize nzajya nkora uturaka tw'uko gutyo umuntu aje nkabimukorera ndumva ngewe umuhamagaro wanjye ari karimatasiyo nibyo nanakoraga aho nari naragiye ariko asa nk'aho atubeshya ari uburyarya twe tukabimusha nk'ababyeyi tukamateye sawa nibyo wakoraga tukabimusha tumwereka ko atubeshya ariko twe twarabibonaga ko atubeshya muri make Imana imurahira gukora idashira nagira ngo wihangane usa nk'uwabivuze wenda utabisobanura ariko ukihagera uti n'ubwicanyi ndengakamere yishwa ate yangijwe ate mbese ukurikije ishusho wabonye nk'umuntu wahageze muri make birenze ukwemera njyewe natekereje nese umuntu wakoze ibi bintu yaragamije iki yambaye ubusa buri ukuguru hari kuko hari ngo nabikubwiye abambye ku musaraba ariko ari ku buriri njye natekereje ndebye ndavuga n'icyaha babanje bashobora kuba babanje no kumusambanya njye niho natekereje nkurikije uko yari agaramye nkurikije ko nabonye inyanya ndangagitsina ye nkurikije uko nayibonaga nabitekereje rwose ni ibintu birenze ukwemera wa mugabo birababaje biteye n'agahinda igice cy'umubiri bari baciye cyavuyeho cyane n'urutoki rwa nyuma rembe rujyanye mu mwanya bari babanje kumujyana bamujyanye nyine abari gukora amasuku ari bo bajyanama b'ubuzima bagenzi banjye b'abayobozi bari gukora amasuku hano mu nzu babona urutoki rwe ngo bari bahasize ubwo ibice bari bamuciye ni ibihe hari urutoki rwasigaye kuko baciye ikiganza cy'ibumoso bagiciyemo kabiri ni ibintu birenze ukwemera kubishyikira biragoye inzego zibishinzwe zibikurikirana ariko kugeza ubu hari icyo mwaba mukeka mukurikije muri make ubwo urwo rutoki barujyanye bakurikiye bagenzi babo bacyokora bajya kugenda iyo yagiranye umurambo w'uyu ntacyo bambwiye ntabwo namwete muzehe vayo kurikira umwana wawe cyangwa umubyeyi ukurikira umwana wawe umukobwa wawe nta kintu batuvugije twari turikorera iperereza ariko bategure gushyingura nicyo bambwiye ushaka isanduku tuba tugiye mu iperereza ryacu turamukugarura ariko bateguye nka saa munani abo bana bari bararanye bo nta kibazo bari bararanye ntabwo ari ku buriri bumwe butandukanye mu cyumba kimwe bo nta kibazo bafite ni babiri bo mwasanze nta kibazo na kimwe hari ibikoresho bakoresheje mwasanze ntabyo nahasanze gusa batwaye telefone ze ebyiri hari yari afite iyo yashakiraga umukiriya n'iya musaza wiga ku ishuri kayobozi wakurikiza ibyo bimenyetso ukabona ko bakoresheje nk'ikintu umuhoro ni ibyuma n'umuhoro kuko bamukataguye bya hatari ijosi nimba ryari ryavuye ryarerembaga burya rimeze rike wari ikigoye gutya nisa nk'ujya gutya mpita ntorosa ndigendera hari umuntu muzi bari bafitanye ikibazo muri aka gace muri aka gace sinabimenya gusa uwo muntu bapanganye bizinesi wenda nyine we nkeka ko bakora n'indi perereza yari yaramubabwiye yamutubwiye ku munota wa nyuma baratangiye bizinesi muramuzi mwanamuvuze njye simuzi neza ngo ninde ariko yaganiriye na nyina nyina we wenda niwe uzi amakuru kumundusha ariko namaje uriya muntu uri mu nzu umuhungu bite turiya rega nanjye namusanze gutya akazaba umukwe wawe yari n'umuhungu yari umuhungu nese ni niwe bakoranye igihe kingana iki bakorana shase ndese nabi bakorana batangirana iyo business ukwezi kwari kuvuye ukwezi wenda n'igice kuko ari kuvuyeho ubusari hewe uwo muhungu sinzi gusa yabwiraga ngo nyina ngakora ikigara akora ibintu by'amagaraje nibyo ngo yakoraga yari amaze iminsi ari hano se oya barashinze gusa amwohereza amafaranga cyangwa uwo mukobwa yacuruza twe ntabwo twanamugenzuraga ngo tumenye izo yungutse yateye byagenze bite kuko ntabwo n'igishoro twanamuhaye twe twamuhaye inzu nk'ababyeyi kugira yiteze imbere ariko mukaba uwo musore mwari muzi ko yigeze kugera aha uwo musore nabimenye nyuma ahubwo nyina nabwo ni wari yarabimbwira ubundi barabimishaga
narambwiye ati rwose urashobora kuzaba umukwe wawe ndabana ya ntabwo byashoboka umwana w'imyaka 16 n'undi wa 23 ntabwo byakunda niyo habamo gutekenika nicyo kwa nukubeshyana byo kuryaryana afite intego nicyo ukwekera azakora no kubeshyana twabaratobara nk'ababeshyana ariko uri yaramukuriye ni mukuru kuri we afite intego afite ashaka kugeraho ariko yo kubana we ntabwo yakunda na leta y'ubumwe ntabwo yamukundira kuko umwana ataragera imyaka mukaba mukeka ko yaba biri inyuma twakeka cyane kuko kuva nyina mutonganyije atonganyije umukobwa yuko akwiye kujya agenda avuze agataha akagenda avuze nimba nagiye akasiga avuze tugasaba tunamucuruza tumurebera umutungo we tuyaza tukamumurikira kuva mutonganyije yahise areka iyo business akireka ubwo irumva ibintu yagurishaga byo yahise abishyira ku isoko bimwe na bimwe namwinginze ni ibyo za etajeri bireke nzashaka nk'umubyeyi nyagusubize business tuzayikomeza rwose uyasubize uwo mwapanganye ibyo byanyu umuyagabane nyine wegere mu byo wumva ushaka umwana nga kubyumva mvuye guhinga asanga ibintu yabiteje byose yabikuye mu nzu ndabana uke nimba ari zo wahisemo ubwo nibyo ariko aya materemunsi yo yareke ndanya namusubiza amafaranga yaguze umwana yanga yabikeyo ibindi nzabyisha yafite n'indobo acuruzamo amanda ashyiramo amandazi izi ndobo nazo zireke nzashaka nk'umubyeyi wawe nyagusubize tuzongera nizo bwo wazitanze tuzigurira izacu kuko inzu ni iyacu n'iy'umuryango dushobora no kuyikoramo maze kwisazira nshobora no kwicaramo nkasubizamo ibyo bintu ubwo rero nk'uko n'ubundi twabaganirije bavuze ko ari inkuru yabaciyemo igikuba ndetse ibi bintu bikunze kuba muri aka gace bityo umutekano wabo ari nkene kuri ubu ngubu ibi nibyo baheraho bifuza ko umutekano washyirwamo imbaraga ku buryo bukomeye kugira ngo babashe kuryama basinzire kuko muri iyi minsi bigoye ari ibintu bikomeye cyane abatuye muri aka gace n'ubundi batangarije Zabu TV icyifuzo cyabo bavuze ko bifuza ko ibyo uyu umugizi wa nabi cyangwa abagizi ba nabi baba bakoze kuko banavuga ko babona atari umuntu umwe waba yabyikoresheje ahubwo bishobora kuba byakozwe n'itsinda ry'abantu benshi basabye ko hashyirwa imbaraga mu kubashakisha ingufu inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta bubigizemo uruhare abo bantu bagafatwa ndetse bakaba bahanwa by'intangarugero ariko by'umwihariko bakaba bazanwa mu ruhame rwa rubanda nyamwinshi narwo rukagira uruhare mu kugena igikwiriye waba uwo ari we wese waba yagize uruhare mu kwica cyangwa se mu kwambura ubuzima uyu Dufitiyimana Henriette wo muri uyu mudugudu wa Kamvumba akagari ka Kinunga umurenge wa Remera mu karere ka Ngoma intara y'Iburasirazuba ko twaje natwe tuje kumva ibyabaye ariko byatubabaje ariko bishobotse ari nk'ibishoboka uyu muntu wakoze iki cyaha mukamuzana mukamushyira hano twebwe nk'abantu tuhaturiye tukamusabira ibirukwiye ndewe uko nabyumvishe numvishe ko bamukuyemo amaso bamucaho ibere bamukuraho n'igitsina nuko nabyumvishe n'umutwe numvishe ko bawukaze n'umuhoro yishwe urubozo yishwa ate yashinyaguriwe ate mbese muri rusange ni ibintu biteye ubwoba kuko ubyumva uko twabyumvishe twe nta nicyo kuvuga twabona bibaye byiza akaboneka umuntu wamugiza gutya twebwe twasaba uburenganzira ko mu rwego bishinzwe nabo bakamwica nk'uko nawe yishyuye umuntu ngo yamwishe ate twumvishe ko yamukuyemo ijisho twumvishe ko yamukase ibere twumva ko yamuteye ibyuma ni urupfu rw'agashinyaguro uko nabyumvishe njyewe numvishe atari umuntu umwe ntabwo umuntu umwe yakabasha kwifasha umuntu ngo amwice bene aka kageni izina rya Yesu ibyo bintu ni ibintu by'indengarugero umuntu wabanje kuryamana nawe akabasha kumwica bene ako kageni ni ibintu birenze mbabarire keraho mama ngo ni indengakamere wavuka mwumiwe twumiwe ntacyo twakora ku muntu ikintu cyatumye wumirwa kurushaho n'iki ni uko bamwishe urupfu rw'agashinyaguro ngo bamwishe gute bamuciye amabere ngo bamukata n'umutwe ngo bamuca n'igitsina baranamusambanya urumva mbese ko hari ibintu biteye ubwoba binakabije
murasaba iki mu gihe abo bantu bamenyekana? nuko nabo babica. Kandi dukeneye n'umutekano. bamwishe nabi, bamuciye amabere, bamujombaguye ibyuma. Ni ukwihangana, ariko Mana urebye uyu mwana, tabara ubwoko bwawe papa, soguru we tabara, ubu nta mutekano dufite, uyu mwana bamwishe, ariko Mana databuja dutabare ubwicanyi, urebe ukuntu tumeze, abakecuru twahagaze tumeze nabi. Bamujombye ibyuma dore ni muhoro kuriya tuvuye kureba, barawushinguye, ariko Mana kurebye, ariko Mana kumusanga mu nzu kandi arafatwa, kandi aba bantu barafatwa pe, ariko Mana umutekano, ariko Mana banga kujya mu nama, ibirara ubwo bampamagaye ndangije nitabye bambwira ko umwana bamwishe bamuhotoye. Ni ukuri byabaye indengakamere, nta nubwo nabashije no gufata umwenda, numvishije ntenguwe aho ndi, mbwira umugabo nawe biramuyobera, twaje twihuta dusangana n'abantu barahagera, tuhageze dusanga umwana koko bamwishe. Bigaragara niba baba bamukingiranye uwo wamwishe, ntabwo n'urugi wabona ko barwishe, ahubwo twaketse ko yaba yamukingiranye wenda akamwica nyuma. Ni ukuri biragaragara ko yamwishe nabi, yamuciye ikiganza, intoki zimwe zijya ku ruhande, bazimushyira ku ruhande, barangije baramutandika amaguru ajya ukwayo n'amaboko ukwayo. Ni ukuri n'indengakamere, bamukoreye bya furambi, urebye n'amabere ngo bayaciye. Ni ukuri ni ibintu bigoye nk'ababyeyi nkatwe dufite abana, natwe byaducanze. Amabere bayaciye, urebye n'intoki bazishyize uruhande rwe, baziciye barangije bazirambika uruhande rwe. N'ikimenyimenyi umurambo polisi irawujyanye, agatoki kamwe kasigaye aho bamwiciye, bagasangishije polisi inyuma. Byatubabaje rero, icyo twasaba ni uko inzego z'ibanze ni ukuri badukurikiranira aba bantu bakoze ibi bintu, bakabadushyirira hagati aha. Twabonye atari umwe wabikoze, urebye ukuntu bishe uwo mwana w'umukobwa ufite imyaka 17, bamwishe nabi pe, binababaje binarengeje. Bamushyira hagati y'abaturage bakamukanira urumukwiriye. Nicyo namusabira. Babanje baramusambanya, kuko ise yatubwiye ko niwe wamugezeho mbere, yasanze amaboko bayatagaranyije agaramye, n'amaguru bayatagaranyije. Umva rero ko ntacyo batakoze. Twababaye cyane kuba tubuze umwana wacu, ni ukuri twahungabanye. Icyifuzo dufite rero ni uko abantu bakoze biriya iperereza ryakorwa, ubuyobozi bukadufasha mu rwego rw'igihugu, bagakoresha ubuhanga bwabo bafite, ikoranabuhanga, bariya abantu bakaboneka. Kuko ikigaragara ni uko uriya muntu ntabwo bamwishe ari umwe, kuko iyo aba ari umwe baba yarwanye nabo, wenda abana bagakanguka. Ikigaragara ni uko buriya bamufashe bakaba bamunize, cyangwa bakagira ku buryo adataka. Twababaye cyane rero, baramwica, bamaze kumwica bifite agahinda. Ariko icyo twifuza nyirizina ni uko babafata bariya abantu bakabazana kuri teri, bakabakatira urubakwiriye. Ndetse ikitubabaza ni uko banabajyana bakavuga ngo bacyari mu iperereza, umuntu wacu akagenda tukamushyingura tukamubura, kandi bakabazanye bakabakatira. Numva ari ukubamanika hanze, nibarabamanika uwishe undi bakamwica nawe, nibo bagashaka itegeko rikwiriye, bikabera abandi akitegerereza, byibura natwe tukabona umutekano. Ubu kugenda natwe twagize ikibazo, nta muntu wakongera kugenda, kuko mu mwanya turi na hano bongeye hari aho mu mwanya bakasiye n'umutwe ku manywa, barayitwara ihene hasigara umutwe. Hari aho twavuye bahita babona umuhoro wari mushya bajombye mu nge muriho n'amaraso.
ubuyobozi burinze, inzego z'ubuyobozi ziraje. Icyo twifuza rero nuko twabona umutekano rwose kuko birakomeye, n'abibye iyo babafashe barongera bakabarekura bagataha, murumva ko ari ikibazo. Kandi abo ngabo bakora ibyo nibo bongera bagakora aya mabara bakoze uyu munsi tugacikamo igikuba. Ikindi twifuza, dufite ikibazo gikomeye cyane nk'epfo hariya ku ruzi, uyu wapfuye si uwa mbere, ku ruzi bahiciye umuntu arapfa, ejo bundi nanone bahicira undi, nanone bahategera undi muntu barakubita hafi yo kumwica barinze guhuruza, kugira aho bakubita umuntu kasika bakayisatura kugira abasilamu bafungura. Urumva ko nta mahoro dufite mu rwego rw'igihugu, ubuyobozi gusa n'ubundi uyu mubyeyi wa nyakwigendera ntiyabuze kugaruka ku kuba uwo bapangana business cyangwa se uwo bashinganye iyi business ya alimentation ashobora kuba ari we waba yihishe inyuma y'urupfu rwa Ariete. Cyakora akavuga ko nta gihamya, ariko biri mu bikekwa cyangwa se yaza mu bakekwa bagomba gukorwaho iperereza. Ati yari amaze ukwezi acuruzanya n'umuntu alimentation, ubwo ni mu magambo ye, atariko biza kurangira tutamenye uko yishwe, aho n'ibimenyetso nyine by'uko yishwe, uko yasanzwe mu cyumba cyaho yararaga, bamutandukanyije amaguru, ibice bimwe na bimwe biri hariya, ibindi biri hariya, binagaragara ko babanje kumusambanya mbere y'uko bamwica. Ibyo akomeza avuga ko ari indengakamere ndetse binagoye kubyumva. Bati ashobora kuba atishwe n'umuntu umwe mu by'ukuri. Bityo rero bakavuga ko hagomba gukorwa igishoboka cyose aba bantu bagafatwa ndetse bakagenerwa urubakwiye. Byino baza n'abasirikare badufashe mu mutekano, kuko bora bajya babasha gucunga umutekano kandi bigakunda n'abantu bakagira ubwoba. Rwose icyo twasaba tukabona, sinzi, twababaye cyane. Bamuteraguye ibyuma, bamaze kumuteragura ibyuma, menya abana mukase nibera hari, bamukata no ku kaboko gutya, bamuteragura ibyuma, n'ubu ngubu umuhoro bamwicishije bawusanze ara munsi ariho ucometsemo. Ariko inanga nta mutekano hari, bitewe n'aha hantu. Dore hari ahantu tubara aho bacuruza ibigage hano, ahantu nk'ahantu hakabije, bino bintu bitaraza hari umutekano, nta bujura buhaba. Nk'ubu ngubu hari umudamu uri hano yari yatabaye, avuye hano atabaye, ageze hariya asanga ihene ye barayishe, bakasa umutwe, ihene barayijyanye. Hari hahandi hano hantu hepfo hano ku ruzi, ni muri Ngoma hamwe na Kayonza, ahantu nta mutekano hari. Ejo bundi bahica umumotari arapfa, yagwirwa inkwavu. Ugukurikiyeho barongera bahategera undi, igihe abasilamu buri buke bagafungura, yaravuye inyama muri Kabarondo gutya, amanuka hasi ageza Bisenga, ageze ara hasi ku ruzi no hano bamutegeye. Ariko ku bw'amahirwe hari umuntu wari uharagiye, niwe wavuze ati iriya moto yagiye ko yaricanye amatara, nkaba mbona nta matara. Ubwo nibwo yaje akurikiye muri wa muhanda, asanga bamuryamishije hasi bagiye kumwica, nibwo yatenduru baramurekura ari rukanga. Ariko bakavuga ko inandaro yabo bajura hari marata zituruka Rwinkwavu ziza gucukura amabuye hano, zagera hano bakazirukana, nabwo zikanyura aho muri iyo murera zigenda zambura abantu. Kugeza ubu mukabona ko nk'abatuye naho icyifuzo mubona cyagashyizwemo imbaraga ngo icyagashyizwemo imbaraga, turashaka umutekano niyo baduha n'abasirikare. Hano hirya hari abasirikare bahabaga muri izi ntusi za leta, ariko ubu ngubu abasirikare bavemo baragiye. Icyo gihe abasirikare bagihari hari umutekano. Ariko n'ikindi kintu kinanatubangamiye cyane ni ububari buri aha ngaha budafite shinge na rugero. Ubwo bubari rero ni nabwo burimo kuzana nibwo buzana ibisambo cyane. Nk'ubu ngubu nk'uyu mugabo yari afite ingurube ze baraje asanga rwose, kandi cyari ikiraro gikomeye, asanga ingurube baziteruyemo bazijyanye, kandi ingurube ze zari zahagaze hafi nka miliyoni, hafi n'igice. Rero urumva ni ibibazo. Twebwe turashaka umutekano,
aha hantu muri santere nta mutekano urimo nawo 100%. Ushobora kubyuka ukageza nka saa 7 z'ijoro ukabona nk'abantu b'abakecuru basinze barimo baragenda bagwa kandi ahantu hari umutekano amahoro yaboneka. ikintu cyatubabaje nuko bamwishe rwicarubozo, bamwishe nabi pe, bamwishe nabi binababaje, bagenda baca buri rugingo barushyira ukwarwo, barangije n'amabere ngo barayaca. Ni ukuri ni ibintu bibabaje binarengeje. Banamusambanyije, ise yasanze amaguru ari iriya, amaboko ari iriya, ubwo bakoze ibyo bashaka barangije baramwica. Nk'ubu uwo mwana yishwe mu kanya gato, ababyeyi turi hano tugiye kumva n'umuturanyi wanjye turaturanye, ihene bamucunze ari hano, ihene ngo bayikase, ni umuturanyi wanjye pe, amanutse gato asanga bashyize no mu mufuka barayitwaye. Ari ubujura, ari ubwicanyi mu mudugudu wa Kamumba ni mu murenge wa Remera. Nk'ubu twari dukwiriye gusaba ubuyobozi bukadukariza umutekano, naho rwose birarenze, ntitugisinzira. Nk'ubu mfite ingurube, ntabwo njya sinzira, mbyuka ibitutsi byanyishe kubera ubujura bukabije muri uyu mudugudu wa Kamumba mu murenge wa Remera. Nk'ubwo ni mudutabare, turashize pe. Zabu TV yegereye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma, Nigena Alexis, agira ibyo atangaza ku rupfu rwa nyakwigendera. Anavuga ko hakurikiyeho n'ibindi bikorwa, haba iby'iperereza, haba ibyo guhumuriza umuryango, haba kuba hafi umuryango nyine, ndetse no gufasha mu buryo umurambo wa nyakwigendera ujyanwa gukorerwa autopsy kugira ngo hamenyekane uko byagenze kugira ngo yicwe mu by'ukuri. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nigena Alexis, ndi executive w'umurenge wa Remera hano mu karere ka Ngoma. Nk'uko abaturage bababwiye, koko navuga ko ari amahano. Twagize ibyago tubura umwana w'umukobwa witwa Mfitimana Ariete w'imyaka 17, aho byagaragaye ko mu masaa 7 z'ijoro nibwo twamenya amakuru, dutabajwe n'umubyeyi we ko agiye asohotse hanze, yari agiye kureba amatungo ye uko ameze hanze, abona inzu ya Nexe uwo mukobwa we yararagamo irakinguye, yinjiyemo asanga bamwishe. Cyakozwe mu butabazi bw'ibanze, urumva abaturage badutabaje, tugera kuri scene aho icyaha cyabereye, natwe tubimenyesha inzego zibishinzwe, baraza. Ubu biri under investigation, baracyari gukurikirana amakuru ngo barebe ko babona uwaba byihishe inyuma. Umurambo magingo aya ngaya uri i Kigali, bawujyanye kugira ngo ukorerwe autopsy. Ikibazo cy'umutekano mukeya cyo ibyo kuba hari abantu bakora urugomo, iyo bimenyekanye dukorana n'inzego z'umutekano tukabashakisha, barafatwa. Byerekeranye no ko navuga ko hari umutekano mukeya, ntago navuga ko umutekano mukeya udahari, kuko dukorana n'inzego ababa bahari. Iyo bigaragaye nka hano hepfo hari ahantu hari ikirombe bavuga ko harimo imparata, mu minsi yashize twakoze operation, turabafata tubashyikiriza inzego. Ubu rero operation zirakomeje kugira ngo hamwe n'abaturage n'ubufatanye, abo bakeka bahungabanya ituze ry'abaturage tube twabafata tubashyikiriza inzego. Ibyo byo ni nk'ihame, naramuka agaragaye agafatwa, kandi nzi ko ku bufatanye n'inzego cyangwa byakunda azaboneka. Ibyo byose tuzabisaba ubuyobozi abe yaza kuburanira imbere y'abaturage y'abakoreye icyaha, kugira ngo n'abaturage babone ububi cyangwa se ingaruka n'uburemere bw'ibihano by'umuntu wakoze icyaha nka kiriya. Umuntu ashobora kwibaza wenda mu iperereza ry'ibanze nta batawe muri yombi bashobora kuba bari gukurikirana. Ibyo ngibyo kugeza izi saha
bifite urwego rwa RIB ruri kubikurikirana, numva ntacyo nabitangazaho, biracyari mu iperereza. Mu yandi makuru Zabu TV yamenye nuko umurambo wa nyakwigendera Dufitiyimana Ahete wari mu kigero cy'imyaka 17 aza kujyanwa ku bitaro i Kigali kugira ngo hakorwe autopsy nk'ibisanzwe. Aha rero muri aka gace mu mudugudu wa Kamvumba Kagari ka Kinunga Umurenge wa Remera mu karere ka Ngoma Intara y'Iburasirazuba, n'ubundi abaturage bakomeza batakambira ubuyobozi n'inzego z'umutekano ko zahashyira umutekano ukomeye, kuko mu bihe bitambutse hari abandi bahiciwe, abandi babura ubuzima, aho banagaragaza ko hari amwe mu matungo ahicirwa ku manywa, bakavuga bati nk'ubu mu kanya ihene bayiciye umutwe, dusanze umutwe wonyine ihene bayitwaye, ndetse n'ibindi, ariko bakanakomoza ku mparata ngo zihacukura amabuye y'agaciro ngo ko arizo zaba zigira uruhare mu guhungabanya umutekano n'ituze bya rubanda, bityo bakavuga ko nabyo bikeneweho imbaraga kugira ngo bicike muri aka gace babone umutekano usesuye. Mwakoze cyane.